Imana itigeze iterega mwene so ngo azagutabare. Uyu munsi uve ku bantu dore Imana n'umugabo wawe burya ntabwo ari umujepe wawe. Kuko umunsi bazamujyanira usororo cyangwa inyamirambo uziriza uti rwose ukuntu namukundaga, abasaza bakuru bavuga ati nimujyana uti hoya ntabajyana, ngiye cyane ntikizagera, wiyakira utahe. Ntabwo burya ari umujepe. N'ubu tuvugana icyakuzanye gusenga nuko hari byinshi yananiwe gukemura kandi ahari. Mwananiwe kwiringira Imana mwiringira abantu ngo ariko runaka nguko twasenganye ngo akaba atansura ngo afite agaceri n'ibirayi. Hari amasezerano se mwagiranye ku buryo uko ushonje azajya agemura. Yesu aravuze ngo nibibaho muzubura amaso murebe mu ijuru. Ndashimira Imana yazirikanye abana bayo. Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Hejuru y'ibintu byose, hejuru y'ibizira binifo, hejuru y'ibipayasonema hari ubutware bw'ijambo ryawe Yesu. Tokitaine sokata protekene. Twageze mu nzu yawe twambaye ubusa turambara, twageze mu nzu turara turajya, twageze mu nzu tutagira agaciro, tugira agaciro kubera ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryageze kwa Yariyo ibintu birahinduka. Ijambo ryawe tugeze ku musaraba byose birahinduka ku musaraba. Uyu ni umwana w'umuntu, ni nyagasani biribuka nyine, ariko Uwiteka Mana tumuzanye mu kidendezi cy'amaraso yawe. Imbaraga z'umwuka wera nizibane nawe, gukora k'umwuka wera nikubane nawe kubera ijambo ryawe. Duhagaritse imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, dufashe imigambi yose y'umwijima, inamura ijambo ryawe mu bantu. Ahubwo Uwiteka kubw'umugambi mwiza dufiteho, dukingurira imitima yacu, amatwi yacu yaziburire kumva icyo dushakaho muri iri terero ry'uno munsi wa none. Tubyambaje tukwizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Yahishuriwe Yohana igice cya mbere turasoreza mu byakozwe n'intumwa igice cya 12, ahandi turahavuga tutahasomye. Turasoma duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 6. Haranditse ngo jyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi udukunda, kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Ijambo nashakaga ndigezeho riri ku murongo wa 6, riravuga ngo akaduhindura abami n'abatambyi kandi batarabo muri Isirayeli b'Imana ye, ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bibi bye iteka ryose, amen. Soreze mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 turasoma murongo wa 12 tugeze ku wa 15. Aranditse ngo akibitekereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umuja witwa Rode arabyumva, amenya ijwi rya Petero,
ibi neza neza bimubuza gukingura, nuko yirukanka asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Nanone umurongo nashakaga ngugezeho, ubwo turavuga imirongo 2 nubwo twasomye myinshi. Baramusubiza bati urasaze, ariko akomeza guhamya ko ari koko, batahubwo ni marayika we. Mwami Yesu ntaringaniza urubyaro, ahora abyara. Hari abantu twagiye tubana mu cyumba mbere ya Covid, kandi ndizera ko Imana yagiye hamagara abantu benshi. Sinakwemeza ko mwese munzi kandi ntabagendana bataziranye. Amazina yanjye bayavuze, nitwa Nyagasana Ribuka Roti, ntuye mu majyepfo, nteranira ahantu nitwa mu Matyazo. Ndi mwene so muri Kristo Yesu, kandi nkaba ndimbata mugenzi wanyu. Shimiye Imana rero iciye inzira kugira ngo dusangire kuri aya meza yera, ameza matagatifu. Ibintu byose bibera mu rusengero ndabyubaha, ariko by'umwihariko nubaha aritari. Niyo hari urugero ngiye gutanga mu nyigisho, wenda numvanye undi muntu nshidikanyaho, ndamanuka nkahava. Kubera iki? Abantu benshi badutuma mu buryo busanzwe tubasigaho badutumiye, ariko Yesu yadutumye turagendana. Akaba ari aho hafi ngo yumve kugabanya cyangwa wongera. Icya gatatu, umuntu wese wavuze ibintu abizi ko bivuye mu marangamutima ye byo kwemeza abantu ngo bishime cyangwa bamukomere mu mashyi, mu mpamvu 7 zizatuma abantu bahagarara imbere y'Imana, azahahagarara kandi azacirwaho iteka. Imana rero ijye idufasha, nituba turi uyu mwanya ntimukareke gusenga, mujye mukomeza kutwingingira kugira ngo Imana itubashishe gusohoza ibyo yagambiriye. Uyu munsi mu mwanya ungana n'uhari, tugiye kuganira ikintu cyitwa igenamigambi ry'Imana ku itorero ryayo. Yesu niwe wavuze ijambo ryitwa itorero, ariko n'abandi bakozi b'Imana cyane cyane bo mu isezerano rishya bakunze kuvuga amazina yabo, ntari buze gutindaho. Urugero, Yohana yaravuze mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 3, arabati bakundwa, ntihakagire umuntu utwitiranya na ba runaka na ba se runaka. Arabanga ahubwo twebwe abo turi bo twamaze kwimenya abo turi bo. Arabata batabizi reka tubasobanurire abo turi bo, kuko yari yaramaze kumenya ko no mu materaniro nk'aya haba hari abantu baje batazanywe no gufashwa, bazanywe no gutata umudendezo w'abana b'Imana. Kandi wenda abigisha bato mu mwuka bakunda no kubitindaho, ariko nta mpamvu yo kubitindaho, kuko na Yesu abantu bamukurikiye bari barimo ibice 4. Muri ibyo bice 4 rero igice gitoya nicyo cyamushakagaho ubugingo. Hari abantu batahuzaga ubundi, ariko bamukurikiriye kumusenya no kumupinga, bo bakabihurizaho. Abambere ni abafarisayo, wagereranya n'abarokore b'uyu munsi. Aba kabiri nabo bita abanditsi, abentelectuel, bari bajijutse kuri kodinga byari bitaraza, yigishaga bandika, utabiza akagira ngo barimo barandika ibyabafashije, naho barimo barashaka ingingo zizamutsindisha. Aba gatatu ni abasadukayo, babavuga rikijyana muri leta, bafite n'amafaranga, igitekerezo cyose batanze bakagishyiraho amafaranga, kuko burya aho amafaranga asekuye hose haranoga. Ahantu hose amafaranga asekuye haranoga. Iki cyiciro rero kirimo aya matsinda 3. Nubwo wazura birigaramu ntiyakibwiriza ngo gifashwe, kuko ntibazanywe no gufashwa. Ariko wa mugani wavuze kuri Radio Rwanda ngo ikintu cya mbere ni amakuru, nabo reka tujye tubaha amakuru bamenya abo turi bo, bakundwa turi abana b'Imana, kandi uko tuzamera ni kurerekanwa. Itsinda rya kabiri ryamukurikiye ni abantu b'abanyabibazo. Yewe 80% nibo bakunda kuza no mu cyumba. Wamureba yambaye costume ku mubyizi, wamureba byibushye, ukavuga utahari wenda uriya yarorohewe, ukubona byibushye nibibazo bimugerageza birabyibushye, ukubona jijutse n'ibidayimoni bimwirukankaho n'ibirisansi. Abo rero akenshi nibo bari mu cyumba cy'amasengesho, kandi Imana basenga bayigirira icyizere mu gihe gikwiriye ikabatabara. Ariko abo ngaba benshi ikunda kubatabara bagacaho. Ikindi gihe mukazahura barashubijwe, ukamubaza tese kutakiza ku manywa, ati mba ndi mu kazi. Basuzaze ni mugoroba, ati ngera mu rugo ngeze nte. Kiretse igihe Imana izamushakira igihe kitaramanywa ntikibe nijoro. Ariko abakurikiye Yesu bashaka ubugingo, baba mu bibazo baba no mu bisubizo, baririmba indirimbo imwe ivuga ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka, nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga.
icya gatatu reka ngisimbuke sinabyo nari nateguye, ahubwo mbabwire icyiciro cya kane yabwiye muri Luka 22 umurongo wa 28, cyarimo 11 Yuda amaze gucaho, arababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye, arabashimira twihangananye mu byo nageragejwe, arababwira ngo kandi ntabwo ari amafaranga mbabikiye wenda abajura bayiba, ahubwo mbabikiye ubwami. Kubera ko abanyabibazo bakunda kuvuga inyigisho z'ibiryo, inyigisho z'ubutabazi, arabati se none kudusezereye utavuze ibiryo, abatereka nacyo nkivuge, muzicara murye. Kutavuze icyubahiro kandi tukirwanira, arabati n'intebe z'icyubahiro muzazicaraho, mucira imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Rero n'abakurikira Yesu n'abaza mu materaniro bashaka gutata umudendezo w'abana b'Imana, ikintu cya mbere ni amakuru. Reka tubabwire yuko bakundwa turi abana b'Imana, kandi uko tuzamera kutarerekanwa, ariko umwami niyerekanwa tuzasa nawe. Ababyizeye bavuge amen. Uyu ni Yohana, ni nawe kandi wagarutse avuga aya magambo twasomye, avuga kuri Yesu Kristo watwejeshejeho ibyaha byacu akabyejesha amaraso ye. Ijambo nashakaga ni ijambo yavuze ku murongo wa 6 rivuga ngo akaduhindura. Dukunda kubigisha twihuta ngo tubemeze nkaho twasimbuye umwuka wera, ariko reka muri uyu mwanya mbigishe nitonze, mbabwire yuko kera twari tutarahinduka, ariko Yesu amaze kutwejesha ibyaha, amaze kutwejesha amaraso yakayeza w'ibyaha byacu akatubyara ubwa kabiri, yaraduhinduye. Amaze kuduhindura, Yohana yavuze ngo aduhindura abana b'Imana, ariko arongera avuga ngo aduhindura abami. Unyumva bari unyikiriza, aduhindura iki? Ntabwo ari abameya, ni abami. Kandi kugira ngo tube duhuje n'itanga ubwami, ntabwo yatugize abami gusa, yatugize abami n'abaki n'abatambyi b'Imana Data ariyo na Se. Icyubahiro kibice uhereye none ukageza iteka ryose, amen. Igihe Dawidi yahungaga Sawuli amunekesheje umupagani wo mu rusengero witwa Dowegi, ngo yaciye ku mutambyi aramubaza ati ko inzara imereye nabi se, ubu ndagenda ntiri bunsinde mu nzira? Ngo aramubwira ati ibyo kurya bya rubanda byashize, hasigaye imitsima y'abatambyi. Aramubwira ngo n'uruburaburizo, keretse abagabo birinze abagore. Hari igihe Imana izana ifunguro mu iteraniro rikaba atari ifunguro ry'abantu bose, tukavuga ikinyarwanda, wowe kumva turi mu bintu tumva, ariko nta kindi kiba kibiteye. Amafunguro aba yarabaye make, dore inzara yarateye, ariko nubwo inzara yateye ntabwo ibiryo byose byashize, hasigaye ibiryo by'abirinze abagore. Kandi kugira ngo hatazagira umvugira ibyo ntavuze, ndabizi nyine abanaliste mugenda muvuga ibyo tutavuze. Abantu benshi bayobejwe n'ijambo riba muri Yesaya n'ahandi rivuga ngo icyo gihe abagore 7 bazajya ku mugabo umwe. Ntabwo aba bagore Bibiliya ivuga ari abagore ko muteri batubyara bakanatubyarira abana. Iyi ni imvugo ya Bibiliya. Hari umugabo umwe wavuze ngo nukuzimiza abarezi. Iyi ni imvugo ya Bibiliya. Ntabwo ari abagore babyara abana bagatwita bakambara amakanzu n'ibitenge. Ni abagore ahubwo ni abantu bose bitirirwa Yesu ariko batagendera mu mateka n'amategeko ye. Umva uko Yesaya yavuze. Yaravuze ngo icyo gihe ntabwo ari iki, ni igihe kizaza cyo mu minsi y'imperuka. Abagore 7 bakabaye 6 kuko baritirirwa umugabo witwa Yesu. Ariko kubera ko batagenda mu mateka n'amategeko y'Imana bitwa 7. Umva uko bamubwiye uyu mugabo. Baramubwiye bati gukiranuka ntitwabishobora. Kwikorera umusaraba biragoye. Kwirinda ibyaha nabyo nta wabivamo. Ariko nanone kugira ngo tuzagira agaciro muri sosiyete, reka tukwitirirwe. Bajye bavuga yuko natwe turi abakozi bisumba, tugirirwe icyizere. Uwo tugujije tumwambure, ariko yarazi ko turi abakozi b'Imana. Ningendana n'umugore nzamuhemukire nyuma, ariko yarazi ko ni umukozi w'iki w'Imana. Abantu bose bitirirwa Yesu ntibagendere mu mateka n'amategeko ye bitwa abagore. Muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 44 ngo babwiye Yesu bati haleluya, twe ntituri ibibyarwa, turi abana bisumba byose, tukaba abana ba Aburahamu niwe data. Ngo aravuga ati hoya, muzabeshya abandi, nabavumbuye, iso ndamuzi, namumenye, mukomoka kuri so Satani. Abakabiri Bibiliya ivuga ni abakobwa baba mu ndirimbo za Salomo. Abakobwa ni abantu bose baba mu nzu y'Imana ariko badahugurika. Unyumva bari unyikiriza batagira gute?
uramubwira uti haguruka akicara, wavuga uti twicare agahaguruka, wavuga uti tware gutya uri umukozi w'Imana ati mfite uko mbana n'Imana yanjye, ni uburenganzira bwanjye. Ibitakureba agakiza kaba hehe? Mu mutima. Ntimukigishe mwinjira mu buzima bw'abantu. Abantu bose badahugurika ni abakobwa, mbese mu mvugo yumvikana kugira ngo n'umwana mu mwuka byumve ni abafiye doneri. Kuko hano mu ndirimbo za Salomo bari hafi y'umugeni ngo bageze n'ubwo bamubwira bati uriya ninde utungutse usa n'umuseke. Biravuze ngo bazi nuko Yesu agiye kugaruka, bigisha no kugaruka kwa Yesu bakanabivuga neza, ariko ikidahari ni amategeko y'umwuka aba mu nkingi z'umutima. Ariko kuba Yesu agiye kuza byo barabizi. Ngo baramubwira ati umukunzi we nguri yaraje, ibyerekana kuza kwe biri utakuboneka. Ngo arabwira ati namwe mwabimenye se kwaje? Bati twamubonye, ni mwiza nk'ukwezi, ararabagirana nk'ikizuba, ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera. Hanyuma umugore wa gatatu yitwa Maraya uhetswe n'inyamaswa. Kubera ko nafite umwanya munini ntago ndi mu muvuge sinanamushinzwe. Nabo bagore mbabwiye babiri ntabwo mwatanze minerivare. Ubundi mujye mwumva ikinyarwanda. Uyu mugeni witwa itorero yitwa umwari. Umwari biva ku ibintu bitatu. Icya mbere ni ukuba yararambagijwe. Kurambagizwa ni urwa mbere rw'Abikorino 1:26. Muzirikane guhamagarwa kwanyu. Kandi ntabwo twahamagawe n'umushumba, ntitwahamagawe na ADPR, nta wundi muntu waduhamagaye. Twahamagawe n'Imana ishobora byose. Inama yabereye mu ijuru, ujya ku rutonde mu muryango wanyu, n'ikimenyimenyi uri muri bake bakijijwe, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hanyuma iyo umusore ajya kukurambagiza, arabanza akakugenzura icyo bita kurambagiza imico, yarangiza akaza akabivuga. Kubivuga rero ni ijwi ry'Imana twumvise, ritandukanye n'iry'abantu. Hanyuma uyu mukobwa yamaze kurambagizwa, ntabwo aba akiri umukobwa, dore ko mwarindagiriye mu Cyongereza mukibagirwa iby'iwanyu. Umukobwa biva ku ijambo ryitwa gukobwa. Iyo yamaze kurambagizwa, irembo rigafatwa, bagakwa, ntabwo aba akiri umukobwa, yitwa umwari. Noneho rero uyu mukobwa cyangwa se uyu mwari aba atandukanye n'abakobwa, kuko bo ntibaragira gute? Ntibaragira bate? Azarya uko ashatse, agenda uko ashatse, anywa ibyo ashatse, yishyire yizane, kuko nta gihango yica, nta bukwe afite. Mu gihe umukobwa we nubwo yaba yambara ibintu umugabo we adakunda, arabireka akambara ibyo umugabo akunda kugira ngo ubukwe butazagira gute? Butazapfa. Natwe ntituri abacu ngo wikwishinga abakobwa rero. Amakuru barayafite ko nta bukwe bategereje. Kuki umusaba yuko areka kusinda? Nta bukwe ategereje, nta gihango yica. Naho twebwe twagiranye igihango n'umugabo wacu, yadukoye amaraso avuga ibyiza kuruta Yaberi, atwoherereza amarene witwa Umwuka Wera, niwe udukorera protokole buri munsi akatubwira ati ibi wibivuga. Nta mukristo uvuga amanjwe. Wikwambara utya ihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura iki? Abakobwa barimo bavuga ngo n'imyaka ndimo, uburenganzira bwanjye, ibitakureba ureba hehe? Hirya. Niba hariho abantu barenganiye muri iri torero ni abakobwa, kuko buri munsi mushaka ko bifata nk'abageni kandi nta bugeni bafite. Ni abafiye doneri ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa. Cyakora icyo Umwuka Wera duhamiriza ni uko buri munsi arokirite agenda akura abakobwa mu bufiye doneri akabagira abageni. Hanyuma ejo bundi umukwe yazaza agasanga bari maso kandi bategereje. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Narimbabwiye ngo Imana ihabwe icyubahiro. Aha rero muri iri jambo twasomye, Yohana abwirijwe n'Umwuka yabise abami n'abatambyi. Kugira ngo nze gukorera rimwe iyi minota ndwane nayo, nta n'ikibazo mfitanye nayo, ntabwo ari mike, n'ubundi muti ntugombera ubwinshi. Niba mu ijuru umuntu umaze kuba umwari akabyarwa ubwa kabiri, akandukurwa mu gitabo cya Satani, akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, bamubatiza bakavuga ngo ntakiri umunyarwanda gusa, ni umunyarwanda ahubwo ni n'umwenejuru.
ntabwo akiri umuntu wo mu basinga n'abazigaba, ahubwo ni umwana w'iki? W'Imana. Kandi ntabwo ari umwana w'Imana gusa, ni umwami, ntabwo ari umuperezida. Kuko umwami aravuga bikaba. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi, kandi turwanya Satani n'ingabo ze tukazitsinda, tukegukana intsinzi, Yesu agashyirwa hejuru. Kandi intwaro turwanisha ntabwo ari amabombe, intwaro zacu si zo mu buryo bw'abantu. Kandi haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ko mutaramenya ijambo ryitwa haleluya. Haleluya, haleluya. Intwaro zacu ngo zifite ubushobozi bwo kugenda no mu mitima y'abantu zigafatamo mpiri ibintu bitekerezamo rwihishwa, ngo tugakubita hasi tukohereza Yesu. Umva icyo shaka kuvuga hano. Wenda ibi mwarabyumvise, ariko nimureka mbabwira icyo shaka kuvuga. Ubiza bari bunyikiriza. Hari umwami ugenda nta ngabo. Ntibavuga. Hari umwami ugenda nta ngabo. Hari umwami ugenda nta ngabo. Hari umwami ugenda nta ngabo. Munyikiriza. Hari umwami ugenda nta ngabo. Uretse wenda kutaruza agaciro kawe, ntabwo mu ijuru batugize abana b'Imana gusa, batugize n'abami. Twasomye ijambo mu byakozwe n'intumwa igihe Petero yari afunze Herode ngo ashaka kumwiyongeza. Marayika w'Imana araza akingura prison, arasohoka ngo ajya mu cyumba aho barimo basengera kwa Mariya nyina wa Mariko. Ngo akomanze ku rugi rw'irembo, umuja witwa Rode aramwumva, ngo ibineza neza bimubuza kumwugururira. Ngo agenda arababwira ati turashubijwe, twamusengeraga none Imana iramuzanye. Bati niwe? Ati niwe. Baramubwira ati hoya, imbaraga za Herode zirakomeye, ntabwo yaba yazicitse. Ati ahubwo ni marayika we wiyakiriye ko Herode apfuye akaba agarutse kutumenyesha amakuru. Ubwo uzi icyo bisobanuye? Biravuga ngo ntabwo Imana ijya ifata ingabo 100 cyangwa 500 ngo izihereze uyu mwami n'umutambyi twabonye haruguru ngo zimwesikotinge. Nubwo Imana ifite abamarayika batabarika, kwaba ari ugusesagura. Ahubwo umuntu umaze kubyarwa ubwa kabiri akaba umwana w'Imana, akaba umwami n'umutambyi, ntiyagenda wenyine, Imana imwoherereza marayika umwe. Kandi uyu marayika nimusoma Yesaya 37 umurongo wa 36, soma. Yesaya 37 gatandatu. 36. Yesaya 37 umurongo wa 36. Basoma Bibiliya bahagaze. Dusome mu izina rya Yesu. Yesaya 37 na 7 umurongo wa 36. Murakoze cyane. Aranditse ngo maze marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo zabo. Ntabwo ari ukubakubita iminyafu ngo batahiraho, yica ingabo zabo agahumbi n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. Basanze zahwereye cyangwa zari imirambo? Ari imirambo. Basanze zose zabaye iki? Imirambo. Hanyuma batazi imibare, agahumbi ni ibihumbi 100, inzovu 8 ni ibihumbi 80, n'ibihumbi bingahe? 5. Ubwo ni ibihumbi 100 na 80 na bingahe? Abakunzi b'ijambo ry'Imana hano, yabishe icyumweru cyose, yabishe mu ijoro bucya zose zabaye imiki? Utumva rero ngo ijuru ryadereze marayika umwe ngo ugire ngo ni muke. Afite ubushobozi bwo kwica ibihiga abami n'abatambyi b'Imana Data, akabyicira umuntu umwe 180 na bingahe? Na 5, kandi akabyica mu majoro angahe? Ni iyihe mpamvu Imana itigeze iterega mwene so ngo azagutabare? Uyu munsi uve ku bantu dore Imana n'umugabo wawe burya ntabwo ari umujepe wawe,
kuko umunsi bazamujyana Rusororo cyangwa Nyamirambo uziriza uti rwose ukuntu namukundaga. Abasaza bakuru bavuga ati nimujyane, uti hoya ntabajyana, ngiye cyane ntikizagera, wiyakira utahe. Ntabwo burya ari umujepe. N'ubu tuvugana icyakuzanye gusenga nuko hari byinshi yananiwe gukemura kandi ahari. Mwananiwe kwiringira Imana, mwiringira abantu, ngo ariko runaka nguko twasenganye ngo akaba atansura ngo afite agaceri n'ibirayi. Hari amasezerano se mwagiranye ku buryo uko ushonje azajya agemura? Yesu aravuze ngo nibibaho muzubura amaso murebe mu ijuru. Ndashimira Imana yazirikanye abana bayo. Kandi nimureke mbabwire, ibi ntabwo byabafata mwese, kuko muri iri teraniro harimo ibice bitatu. Harimo abantu b'Imana ikunda no gutabarira mu cyo bita imbabazi rusange, ikabatabara atari uko mukijijwe, ikabatabara atari uko mukiranuka, ahubwo ikabatabara nk'uko igusha imvura muri karoti ikayigusha no mu rumogi. Hari abantu muri hano mucungiye kuri lifuti y'abandi bantu, ukaba ufite papa w'umunyamwuka, ukaba ufite mama w'umunyamwuka, akirirwa ahamagara imihanda yose ati musengere umukobwa wanjye umwifata afite, ndabona azazana dayimoni muri uru rugo. Ineza y'Imana ikaba ku buzima bwawe ukagira ngo nuko usenga ari lifuti y'abandi bantu. Kubera ko utari umwana w'Imana rero Abanyarwanda baravuze ngo abwirwa benshi, nubwo ngo mufashwa nk'abanyamugi ngo mu masiransiye, ariko bo bireba babyumvise, bahise banibuka iminsi ya ryari ya kera, bibuka ingabo za Satani marayika w'Iteka yanize ku buzima bwabo. Nikimenyimenyi hari abarindwaga n'abajepe batakiriho, iwanyu nta n'imbwa iryano ihari, ariko uracyahumekana n'abawe n'ibyawe. Ni urugamba rukomeye Imana yakoze. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntabwo Yesu yavuye mu ijuru ngo azamena amaraso ye atanga umwuka wera kuri Pantekote asubireyo birangirira aha, basinzira ubuticura nka Burahamu arinze inkongoro, Satani yidagadure ku bantu b'Imana. N'abarya mwabonye banywa inzoga muri Covid na mbere yose barazinywaga, ahubwo nuko umwenda ukingiriza ibyaha watabutsemo, na mbere yose barazinywaga. Usa wibutse kunywa inzoga ariko Covid baye. Ibi bintu byose mubona mu maguverinoma y'isi babikopera mu ijuru. Imana niwe perezida w'isi n'ijuru, n'umwana wayo n'umwuka wera mu butatu bwera. Imana ikaba ifite abaguverineri bitwa ibizima n'abakuru 24, ikagira abasenateri bitwa abaserafi, ikagira indege z'intambara igurukira hije gutabara amateraniro nk'uko yaje abayumva murayumva, bitwa abakerubi. Ibintu byose biri organize. Hanyuma ifite abamarayika batajya bajya mu nama, Abaheburayo 1:27 bashinzwe gufasha abazaragwa agakiza. Kandi Yesu nyamabwira ngo nimuyongere mujye mutangayo mufite rata. Kandi utagira ngo uyu marayika w'Uwiteka aza kurinda uyu muntu ngo kubera ko ari apotere, ari bishop, ari ntuza, ngo yazengurutse igihugu aririmba cyangwa abwiriza. Hari abakizenguruka ari amabandi, ari abesikoro, ku buryo ivuga iti nawe mpereza iyo mibyizi utazanyishyuza, we nturi mu bana banjye, cyakora uri mu bakozi banjye, ugomba guhabwa misiyo yitwa ifiriti n'itike. Urumva ufashijwe akakugurira ikote, ariko mu gitabo cy'ubugingo tagira ngo babarimo. Umukozi wese agomba kugira misiyo. Ibyo ntimuzabitindeho, ntimurangazwe na misiyo. Hari igikombe Imana yatugeneye cyitwa ubugingo buhoraho. Ni igitondo cy'abera, kandi ntago ari igitondo cy'icyumweru kimwe. Abenshi mu baraha murimo murashaka igitondo cy'icyumweru kimwe ngo Imana ibatabare. Nyuma y'ubutabazi bw'Imana dufite hano muri isi, tuzaba mu gitondo kiri pororonje.
reka mbere yuko mbabwira impamvu Imana yabonye ko ari marayika ukwiye kuhaba, mbabwira impamvu nkeya. Niba Imana yaratwise abana b'Imana ikatwita abami n'abatambyi, hari n'andi mazina ntabonye umwanya wo kuvuga. Satani we tukimara kumucika, abamucitse bavuge amen. Tukimara kumucika we ntatwita abana b'Imana, nta nubwo atwita abakristo, nta nubwo atwita itorero, nta nubwo atwita abami n'abatambyi, atwita inyeshyamba. Kuko twari ingabo ze dusinda dusomana ibintu bikaze, kwigomeka turi ibyigomeke turi ibyigenge. Hanyuma duhura n'ijwi ryiza, ijwi rya Yesu riraturambagiza riraturarika, duhita dusezerera ubwami bwande bwa Satani, duhita tuyoboka umwami w'abamuvuga bikaba yategeka bigakomera yakingura ntihagire ukinga, uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Guhera icyo gihe rero uko Imana yaduhinduriye izina ikadukura mu buhutu n'ubututsi n'ubusirike n'ubunuke, ni nako Satani yaduhinduriye izina, ntituba tukitwa ingabo ze, atwita inyeshyamba. Niyo mpamvu rero Satani ntajya i Dubai kurangura, ntajya muri Malaysia, ntabwo acuruza, nta kibazo cy'ubukwe afite, nta kibazo cya etaje mu mujyi wa Kigali. Satani n'amatsinda atatu, reka nyavuge nayo. Itsinda rya mbere ni itsinda ry'abadayimoni, kimwe cya gatatu cy'abamarika bari mu ijuru. Itsinda rya kabiri ni itsinda ry'abazimu, abantu bose bapfuye batizera Imana ngo yabakoranirije muri iyi ntambara yo kurwanya abera. Itsinda rya gatatu ni abantu bagiranye nawe amasezerano bamukurikiyeho indamu, barimo aya matsinda ngo y'ubuntu n'abarozi baza kuturoga mu materaniro. Nge nagize umugisha wo kubamenya, aba bose ni abakozi ba shitani, kandi ntabwo bayobye nk'uko muvuga, harimo igice cyayobye, ariko abenshi ni akazi bafite. Aho bakorera icyicaro gikuru turahazi, abaterankunga babo aho baba turahazi, amafaranga bafite turayazi, natwe baraduhamagaye, turavuga ngo ntabwo twagurana umurage wacu wo kuba abana b'Imana, igaburo ry'umunsi umwe nka Esawu, tunyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru, kandi twisunze umukiza ukomeye. Aba bafite amatsinda atatu. Hari itsinda riyobereza abantu mu itorero, hari itsinda rikorera hanze mu bigo by'amashuri, n'abandi bantu babavuga rikijyana ibyo mvuze. Hari ababizi babagezeho, biyoberanya bisanisha na Bibiliya, bakagira n'itsinda ry'abarozi baroga amateraniro. Hari ahantu hamwe bakorera inama, bagira mashini bakirikaho amatorero yose. Iyo bashyizeho bati ADPR Nyarugenge, mukaba mukigira umwuka wera, iryo torero ritari cyane ikinyoteri cy'umutuku, bagahita bati mwibanda. Bakazabazimya rero ngo mugasigara ngo mu manarize, ngo murimo ngo murandariza Imana, naho byararangiye. Imana ntiyanarizwa. Niba uri umuhanga mu kwanariza, uzanariza urugo rwawe, niwanariza uko abana baziga, ukanariza ubuzima bwo muri uyu mujyi, ukabushyira ku murongo, bazagukomera amashyi. Imana ntiyanarizwa. Umuhanga umwe witwa Periti w'Umurusiya n'umudogiteri ngo yajyanywe mu ijuru rya gatatu, afite ikibazo cyo kwibaza niba ijuru abantu babwirizwa bazajya mu ijuru bakahakwirwa, ngo asanga risumba isi inshuro 83. Hanyuma isi risumba na Aziya, Afurika, Amerika n'Uburayi na Oceania, na hahandi badasaba yuko tujya ngo ntabwo ngo twahagera ngo turasa n'inkono. Harya hose ngo ni ku gasonga bugari k'Imana. Hanyuma iryo juru nayo ngo ni taburete yicara. Ubwo urumva izakwirwa muri iryo denese ryawe ngo ni umutwe, ngo warize ngo muri kiye, ngo muri Zayi Busogo, ngo uri muri analize, ngo uri muragereranya. Uzabanza uceshura iby'iwawe, nubigeza aho bikwiriye kugira bazagukomera amashyi. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, ibyo twasaza n'ibisazi byera. Haleluya! Iwacu ni mu ijuru. Niba dutegereje umukiza ko azava. Iyo bamaze kubazimya, musigara muri ibyo ngo urumva ngo jewe ngo ni umukristo wa kera, ngo ntabwo njya mpfa kuvuga amen ngo igihe icyo ari cyo cyose, ngo ariko ko tuvuze ngo Imana ishimwe, ukaba utavuze ngo bibe bityo, uri uwo mu bwoko bwayo, wazabeshya abayehova. Ntabwo uri we. Nawe uyoboye cyangwa wigisha, yivuge nk'ijambo ryiza riziye igihe, wumve nyine ko atari ibintu byo gupapira. Ariko nituvuga haleluya, ibyo wikiriza amen cyangwa igicaniro cyawe babe barakimennyemo amazi. Aya matsinda yose yayakoranirije kurwanya abera kuko azi agaciro kayo. Reka nihute. Satani ntabwo ari umuswa wo gupfa kurwana gutyo intambara mpubukano, azi icyo arwanira. Ikintu cya mbere arwanira ni ukugira ngo amasezerano abantu bafite azaburizwemo. Unyumva bari unyikiriza azagira ate?
ndabaza ufite amatwi yo kumva, iyo Yosefu asambana na wa mugore muka Potifari, iby'Imana yavuganye nawe byari gusohora? Irya mirwano yose rero ubona ngo abagore bose ngo baragukunda, ngo bakureba icyoroshye, areko rirya ni igini ryigize hatari rishaka kugira ngo amasezerano yawe azagira ate, azaburizwemo, kuko siko bizaba. Nta numwe muri buzakorwa kiretse ava mu isezerano ari. Mwabonye yuko iyo umuntu aretse inzoga abona abantu bamusengerera ku buntu. Umuntu yafata icyemezo cyo kudasambana abagore bose bakamukunda. Icyo Satani arwana na cyarakiza. Icya kabiri, iyo abakristo bagize intege nke, ingabo za Satani ziroroherwa. Reka mbivuge nitonze wumva icyo mvuze. Hari abantu tubana hano mu cyumba n'ahandi ugasanga arinze ataha adasenze, ahubwo umwanya wo gusenga akawusimbuza wo kujya kuri ntuza. Iyi mihini mishya yitwa smartphone tubonye vuba no mu rusengero. Ndabivuga ariko nshyizemo kode amatwi adakwiye kutwumva ntatwumve mu izina rya Yesu. Izi ntambara zo mu isezerano rishya ntubona ko zagize umurego aho turangariye, kuko abera baryo bahoraga bari. Ubu butaye abantu bamenye, ntuzi yuko ari uko basigaye bajyana y'abanyamakuru ngo bajye kubafotora barimo bahanura. Ibaze kugira ngo umuntu yuzure umwuka kamera iri imbere ye akaba aribwo yirwe harekora, mwagiye mureka kubeshya. Abantu bari bafite ubutayu mu cyumba, bafite ubutayu munsi y'urugo, bafite ubutayu mu gipangu, babufite ahantu hatandukanye, nta kindi cyifuzo bafite uretse gukubita imbaraga z'abadayimoni. None Satani yabonye ingabo ze ziri kugenda zikuka amenyo, ngo hari zabaye masikini za kajorite yahaye pansiyo, ubundi ngo ategura izindi yageneye kurwanya itorero muri ibi bihe. Izindi arazibwira ati mwacitse amaboko mucika amaguru, nimwe muri aha ngaha mujye murwanya abanyantege nke, mubateze ubwirasi, mubateze n'umujinya. Ugasanga umuntu amaze imyaka n'imyaniko mu rusengero akirata ngo azikubwiriza, ngo genge urumva ngo iyo ntabwirije ngo ntibafashwa, urumva ngo ntacuranze mwamwara. Ibaze ubundi ibyo byitwa ibyaha by'abana. Baba dayimoni rero ba kajorite nibo bagufasha. Iyo abantu bari maso bagasenga, ingabo za Satani zihura n'ibyago. Akababwira ati rero mujye mubya mu bintu by'imihango y'idini byaho, haleluya, pokeya, batamirako, ubundi indirimbo zo kujya mu ijuru muzihore n'izo gukizwa no kwihana, mujye mukora amajete ku buryo ugira ngo intambara yabaye. Ibintu biri aho ngaho, abantu bakaba mu kintu cyitwa imihango y'idini n'akamenyero. Ingabo za Satani zikoroherwa maze ngo zose zikazinjiramo. N'abakagombye kutubera amaso aha hirya ugasanga ibintu byakaza tutavugira kuri mikrofone kwa gatatu. Ikina nakivugana nagisobanuye sinasinze sinanasaze. Nagira ngo mbamenyeshe yuko intwaro zose zikorera mu itorero Satani arazifata iyo zitarimo amasengesho akozwe neza. Kubwiriza ukamenya kubitondagura bakagukomera amashyi. Niba hatarimo gusenga, Satani azagufatana nabyo. Ariko niba Yesu yari Imana agasenga buri munsi, wowe witwaje iki? Kandi ntabwo ari amasengesho yose, ni amasengesho akozwe neza. Umugabo umwe w'umunyanijeriya yaravuze ngo yakoranaga na Satani, muri aba bantu bakorana nawe ari abantu. Yaravuze ngo ntabwo umukristo mwiza bamubwirwaga n'ibitabo na agenda na kantike, ngo ahubwo yabaga afite urumuri rwaka nka buje mu mutima ruzengurutswe n'ikamba ry'inyenyeri nazo zaka umuriro. Aravuga ngo bene uwo iyo bamwegera ngo bamwatake barashyaga bakitaza. Arongera avuga ngo kandi ntabwo amasengesho yose azamuka ngo agere mu ijuru. Hari abantu bashobora gusenga imyaka 10 nta sengesho na rimwe riragera imbere y'Imana. Hano mu kirere haba abadayimoni ngo bafite utuntu tumeze nka twatuko bakinisha tennis, ngo iyo yazamuye arimo gukiranirwa agira inzitizi 14. Inzitizi ya 5 ni nayo Satani yagushishije abantu benshi, ni ugusenga abantu bafitanye amasinde.
ku buryo usanga umuntu ari ahabwa ati mama ntabwo mfite akanya ngo njye mu rusesa imanza mutogoza, ariko ntacyo wita umundebere umunyumvishirize. Uyu muntu ni umugome, yakwica n'umuntu nuko nta bushobozi afite. Yesu yaravuze mu gice cya 5:23 muri Matayo, aravuga ngo nujya gutamba igitambo cyawe, ibitambo byo mu isezerano rishya, icya mbere ni amasengesho, icya kabiri ni imibiri yacu, icya gatatu ni indirimbo, icya kane ni amaturo. Ibitambo byacu ni bine. Nujya gutamba ibitambo byawe ukibukira mu nzira ko hari uwo mugira icyo mupfa, siga ituro mu nzira, ugende mubanze mugire gute mwikirana. None ubu umugore arajindirana umugabo akamukora n'ibindi tutabonye akanya ko kuvuga, akaba ati turabonana ngarutse reka negire mu murimo w'Imana. Mbere yuko hajya banza usubireyo ukiranura ibyo wasize urundanije. Satani ni umuhanga, mpyisi yamwise umushenzi, ariko ntimuzamutuke mutazabibazwa. Satani ni umuhanga, azi ikintu cyatuma uruhira ubusa. Njyamona bene data ahangaha niba harimo umuntu yambuye ngo aleluya, ngo reka ngo nibwirize ngo ndeba aha ngo niho bafite amavuta. Naho aha wenda hari uwo yasabye serivisi yo kumusoma, aranga ati mu izina rya Yesu abazimubashye, aje kubwiriza yaza ati reka nirebere hano niho bafite amavuta. Reba naha, Imana ntirobanura ku butoni. Ahubwo niba hari uwo mufitanye amasinde, mubanze mushaka isuka mugire gute muyacoce. Aya masengesho akozwe neza, yaravuze ngo azamuka ameze nka baro yaka umuriro, ngo arazamuka akiringaniza ikirere, baba dayimoni bayabona bakiruka. Nango ya masengesho arimo gukiranirwa no kudahuza, ngo bahita bayakubita twatwuko tumeze nk'utwo bakinisha tennis, ngo barayakubita, bayakubita bakayagarurira uwari uyasenze, ngo ntagaruka ari amasengesho, agaruka yabaye ibitotsi. Nibwo ujya kubona ukabona no ku cyumweru abantu barasinzira, kaze uyu muntu yarayironda byaheryo kajya yazamuye amasengesho yitwa matakira ngo yi bayagarura biri bitotsi, asinzira no materaniro, cyane cyane umwanya wo kumva ijambo ry'iki. Iyo abakristo badasenga neza, abazimu bagira ububasha, abadayimoni baridegembya. Abantu navuze haruguru bakorana na sekibi, inyigisho zabo zumvikana kuruta inyigisho nziza. Nawe uzafata ikidomoro cyangwa se itangi yuzuye amazi usukemo akajerekani k'ibiziba, ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'iki. Icya gatatu ni ukugira ngo abantu bazaruhira ubusa, bazabura ubugingo, kandi ibyago bikomeye abera bazagira no kwibona bashoje nabi, barabaye mu itorero. Mwihangane nirate nubwo bitagira umumaro, wa mugani wa Paulo, mu itorero nka ADPR twigisha ijambo ry'Imana tukarisobanura. Ngiye mbere nari umugatolika, padiri burya nta bintu byinshi, nta bintu byo kuvuga ngo mutumire abatumishi ngo bavuye mu majyepfo ngo n'icyangugu, avuga wenyine, kandi ibyo adashoboye ntirwa yihambira ngo ateremo hareruya y'umurambararo, ababwira ko ari amayobera bakitahira, nta zindi analize nta na komantere. Yesu ashimwe. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, haleluya. Abumva inkunga y'Imana iri kubageraho, haleluya. Umugabo umwe ngo baramutumiye mu giterane, baramubwira ngo twafashijwe, agira ngo ni imfashanyo za HCR, hanyuma barinda batera ubuntu atazibonye, abwira uwamutumiye atese uyu munsi abadufasha ntabwo baje. Ngo amubwira ati ntiwabonaga igihe abantu bigira gutya bavuga amen ntawe uteye haleluya, ati nabibonye. Aramubwira ati ntiwabimenye burya badufasha bari baje. Ndashimira Imana ko abafashe iteraniro bahageze. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto yadusigaranye, ndagira ngo mbakopeze marayika wo mu isezerano rya kera na marayika wo mu isezerano rishya, hanyuma dusenga. Marayika, ubundi aba marayika bashinzwe ubutabazi ni nka batatu, kuko uwa kane yari Yesu, ubu yari dekaraye nyine araducungura. Uwa kabiri rero ni marayika ushinzwe intambara, yitwa Mikayeli, n'itsinda rye afite abasirikare b'abaparakomando babasha kurinda umukristo wese uri mu isi mu migabane yose igize isi. Yaba ari umwana muto, yaba atazi kwandika izina rye, yaba ari insuzugurwa, kuko Imana itarobanura ku butoni. Wa mugani watewe itareba ari sase na dogitore, itareba nk'uko abantu bareba. Nubwo yaba abana n'ubumuga agenda yicaye, apfa kuba yarabyawe ubwa kabiri, afande wabo ni Mikayeli, buri wese amwohererezaho umuparakomando ushinzwe kwica ibimwirukankaho.
marayika wa kabiri ni marayika witwa Gaburiyeli, washinzwe amakuru. Ndatekereza ko abantu benshi muri mwe bemera ko Imana ivuga. Ababyemera bavuge amen. Niwe rero ushinzwe amakuru, kandi ngo nta banga agira. Bakeka ko icyatumye Yesu avuga ngo ibyo kugaruka kwe ntawe ubizi, wenda bari kuzabiganira mu nama Gaburiyeli akabizimura. Biterwa n'urugero rw'imbaraga ufite. Iyo ufite intege nkeya agusanga mu ihishurirwa. Batiri yaba iri hasi ari dawuni akagusanga mu nzozi. Upfa kuba uri uwo muri uru rubyaro rw'uyu mugabo. Akaba ati n'Uwiteka ihangane azabikora mu gihe kigize gute gikwiriye. Nanjye ndi mu nzira nza, ariko ndatekereza ko 50% muri iri teraniro mwaje Kigali Imana yavuze. Ubwo bibacanze ariko yari yavuze. Kandi igikomeye ku Mana si ugukora, igikomeye ku Mana ni ukuvuga, kuko imvugo yayo niyo ngira. Ntabwo rero dupfa kubyara, ntidupfa kwambara, twambara Imana yavuze. Nawe afite itsinda ry'abamarayika babasha kuvugana na buri wese muri iri teraniro, kandi ndahamya ko bahageze muri ryo. Ndavuga ahangaha hari abantu bumvise imvugo y'Imana. Itsinda rya gatatu ngo rikuriwe n'umumarayika witwa Rafayeli. Ni itsinda rishinzwe gukiza indwara abagenzi barwara mu mubiri n'izo barwara mu bugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Mu isezerano rya kera rero, marayika niwe watanze urubyaro kwa Aburahamu. Sara araseka, ngo aramubwira ati wiseka nta kinaniro Uwiteka mu gihe. Marayika niwe warindiraga Elisa i Dotani, akamujyana mu mwuka akajya kumenya imigambi n'inama bibera i Siriya. Umwami w'Abisirayeli ari i Samariya, amakuru yose akayatangaza. Marayika niwe wabwiye abandi bamarayika ko Elisa afite urugamba rukomeye, adakwiye gutabarwa na marayika umwe kuko yahagurikiwe na guverinoma y'i Siriya. Ngo abyutse kare mu gitondo gihazi, ngo abona ingabo zuzuye umusozi, ariko nyuma yo kumusengera ngo abona nanone ingabo zo mu ijuru ntizatabaye ari umwe, zatabaye ari nyinshi. Muri maso mbabwira akantu keza, abari maso. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu marayika umwe ntabwo ari itegeko. Iyo urugamba rwarenze urukenewe ashobora no kuza arenze umwe. Niko byabaye kwa Elisa. Marayika niwe wavuze amakuru kwa Mariya yo kuvuka kwa Yesu. Hanyuma aho twasomye, marayika niwe wakuye intumwa muri prison, ni nawe wakuye Petero muri gereza, ni nawe wakuye Paulo na Sila muri gereza. Bamaze gusenga bakaririmbira Imana, izindi mbohe zikabumva. Nagira ngo nsoze mvuge neza intego yanjye, tuze gusengera ibyo twumva. Satani ubu tuvugana nawe ari aha hafi n'abambari be, arabizi neza yuko Yesu yamukandagiye mu mutwe agacanganyukirwa. Icyo turwana nacyo ari igihimba n'umurizo, ariko utari muri Yesu n'ubusenzi bwe bwakugusha hasi. Amakuru yari ayafite, arabizi ko abana b'Imana bami n'abatambyi atabashobora, kuko umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba. Ndetse n'intwaro ze yarazimwambuye. Twashobora kuneshwa se Yesu aturwanirira? Amasaha yamfashe reka marire n'abandi, nkunda kuvuga ngo sinapatanye. Iyo usomye Yesaya 46:3 ubona yuko uyu mumarayika Imana ishinze uyu muntu ngo afite ubushobozi bwo guheka umuntu akiri mu nda. Kuba ukiri mu nda no kuba ucyumva ubutumwa nk'ubutarakizwa, ngo akaguterura ukivuka, ugipfuka mukavuti nanjye nizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yarangiza ngo akaguheka ngo mu gihe cy'umubatizo, akaguheka uri umuririmbyi, akaguheka uri umudiyakoni, akaguheka uri umwarimu, akaguheka uri umupaseri, akaguheka uri umushumba. Uko abarozi n'imbaraga zabo na tekinike za Satani zihaguruka ngo agasimbiza, ngo akazaguheka kugeza ubwo imvizi zaba iki? Uruyenzi. Nigeze ngira ihishurirwa, mbona abadayimoni bategeye umuntu ku ruzi. Hanyuma yari amanutse mu muhanda yenda kwambuka, bategera umuntu ku ruzi bamuteze. Mbona marayika w'Uwiteka araje, yari umumama, amuheka mu mugongo, arangije amucisha y'ikirere. Bandi bari bafite amashoka ameze nk'aya mashoka ya kera y'Ikinyarwanda, bamutegereje ari 12, amucisha y'ikirere. Barakomeza barahahagarara, umenya na bugingo n'ubu bakihahagaze, kandi uwo bashaka kuhicira bamucishije y'ikirere yaragiye. Uyu munsi nimumenye icyerekezo cy'ibyiringiro byanyu,
niba mutaraje muri iyi kaburimbo, ADPR yabaye kaburimbo abantu bose bashaka kubamo, kuko itorero ryabaye ryiza, ntabwo tukiri akadini k'abatwadura, abantu bari muri kave no muri etaje, umuntu wese aba yumva yahaba. Kuhaba ntako bisa, nta nuhakwirukanye, ariko habe ufite double nationalite, uri umwana w'Imana. Ndahamya yuko n'ingabo zikuzimu nubwo zabambira amahema kugutera, nubwo bagukubitisha inkuba zitagira amazi, igihe cyo gupfa kwawe uzapfa igihe kigeze, upfurwa abakiranutsi bapfa. Imana izarinda ubugingo bwawe, Imana izarinda impano yawe, kugeza ubwo ijwi ry'impanda ya mbere rizavuga ukayumva, ukazamuka ugasanganira wagukunze ukamureba ari muzima, kurabagirana kwe ntacyo kugitwaye amaso yawe. Hanyuma nyuma y'imigambi mibisha tutabonye ko dusobanura, Satani afite imwe twanayivuze, inama y'ijuru yarateranye ibona ababyawe ubwa kabiri bose uko bangana bakwiye kugira umujepe witwa umumarayika ushinzwe kubarwanira intambara, ku buryo yabasha kwica ingabo 185 ijoro rimwe. Abasomye Bibiliya bugacya zose zabaye imiki, byakunda tugakomera Imana amashyi byashoboka. Igenamigambi rya kabiri ry'Imana izi yuko tunyura no mu misozi no mu mataba, kandi hose hakaba harusha umutima. Abasomye igitabo cy'umugenzi, nubwo Satani ahora asukamwe amazi, ariko ngo marayika w'Uwiteka ahora yongeramo iki? Amavuta. Ukabona birenda gusenyuka, bikaba aribwo bikomera cyane. Biravuze ngo Imana ibaha imbaraga mu rwana intambara, umwami niwe ubigisha kunesha abanzi be, intwari y'umwami ntiyita ku by'isi. Igenamigambi rya gatatu ry'Imana ni ukuzakura abera muri iyi si y'umusitwe, kandi byerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Abafite umwuka badapimiranya turi kugenda twumva ijwi ry'impanda, umwami ageze ku irembo. Turumva ridutegura. Mwikwishinga abakobwa nta bukwe bafite, ariko abari turumva ridutegura. Itashiza turumva ridutegura. Namwe mwanza kumva iby'umwuka abwira amatorero, mukiga siyanse gusa, nimuzijyamo murasanga ibyerekana kuza kwe byihuta kuboneka. Yaravuze ngo intambara n'ibyago, imitingito n'ibindi bintu, n'uburyo urukundo ruzakonja, amasaha yafashe, nibiba ntimuzahagarika imitima. Abagore nibo babyumva cyane, ntabwo ibisa byo kuzana umwana bizaba byaje, ahubwo izaba ari imigendo. Abagore bagiye kubyara bwa mbere yumva imigendo agahita ajya kwa muganga, ngo kandi muganga rwose ngo ntabwo mwita ku baturage, ngo tuzabivuga kuri radiyo. Muganga atari kwa mugore waretse guhinda, ubise byaza ukavuga. Ikitubwira ko ari byo byaje ntabwo uri buvuge, ni imigendo. Bwa bwami bwateraga ubundi bwami, burya abagiye muri Kongo, ababihishe mu bihuru Imana ikabarokora, burya ntabwo cyari ikimenyetso cy'impanda, ni imigendo. Ibi bintu usigaye ubona abanzi bacu ari bene data twasangiye igaburo ryera, birya nuko urukundo rwabeshi ruzakonja, ni imigendo. Ibi bintu ubona, ubundi nta muntu wahuye na Kristo Yesu uzatwara itoro ugira ishyari, uzabeshya abandi. Imana isigaye iha umuntu poromosiyo, naho bene se bamenye yuko ubwo ngubwo turi muri urgence, bahereye kuwihutirwa ari urembye, nanjye bagiye kunkurikizaho, umuntu ukawugira nk'igipondo cy'imigati, yatera haleluya ukamwihura ngo azamutse ate. Ntabwo ari Kristo mwabonanye, wasanga ari Yosito ahubwo. Iyo ni imigendo. Ahubwo hari ibimenyetso bine simusiga byerekana ko ibise bigejeje umwana mu matako. Icya mbere ni ugutoha k'umutini, aha ni Nyarugenge, no gutoha kwibabe kupyabyo. Ntekereza ko mwarimu ntimuzayobe ngo munanirwe kwigisha ijambo ry'Imana ngo abantu bose barabyumvise. Hari abantu baje hano bisengeraga handi badafite amakuru. Gutoha k'umutini ni ukurema leta kwa Isirayeli mu 1947. Gutoha kw'ibibabi ni ukwemeza kapitali kwivatira Vivi ikaze Yerusalemu ejo bundi muri 2017 imyaka 20. Ngo uyu rero umwana ageze mu matako. Uretse ko wumva ibyo gutabara, kubita abantu babwira ngo Imana imusatura umwanzi umutwe, nibyo wishakira wowe ukunda karabaye. Ariko abanyamwuka hari ijwi rimo ritubwira ati mutegura ibisigaye, mwegeranye amajyambere, mufunge mare, umwami ageze ku irembo. Ikimenyetso cya kabiri cyavuzwe na Daniel, ikintu cyitwa kumenagurika kw'imbaraga z'abera. Ubu yazanye inyundo y'amoko yose, ndavuga Satani, ngo barwanijwe n'ihembe ryarwanije abera ryenda no kubanesha. Kumenagurika kw'imbaraga z'abera. Ubu ni indangagaciro z'abapantekote, aba mu yandi madini mutubabarire, kwari ukuzura umwuka wera no kuyoborwa nawe. None umuntu asigaye yuzuzwa abantu bose.
kuko imbaraga zabera. Mbibabwire muranyehore. Haleluya! Indangagaciro z'abadive ni isabato. Nubona umudive ntiyasenze ku cyumweru uzamenye ko ubudive burangiye. Indangagaciro z'abisilamu narahe nabirya byose. Nubona umwisilamu yambaye hajati cyangwa shehe yambaye kositimu na karuvati, ubwisilamu buzaba burangiye. Nujya kubona ukabona padiri yambaye kositimu, ubu padiri n'ubugaturika bizaba bigeze gute? Birangiye. Niwumva umuyehova yaretse ibyo kujya mu isi nshya ati tuzajya mu ijoro, ubu yehova buzaba bugeze gute? Burangiye. Nubona umupante kota abaye mu iteraniro agataha atujujwe, uzamenye ko nagiye mu bwizimana kure. Bagiye ngo urumva ngo nuzuzwaga kera ngo nkiri umwana, ubu se wabaye iki? Ko Yohana umusaza avuze ngo bakundwa turi abana b'Imana, ubaye se iki? Ubaye se ikimanuka? Ubaye iki? Wabweje Imana kure. Ahubwo hari abasaza babiri bantangaje, ni umusaza witwa Barizirayi. Dawidi yaramubwiye ati ngo nongeye kukugorera Yerusalemu igihe cyo kujya mu ijoro kirageze. Ngo aravuga ati ndigumira ibintu byose byarambihiye yewe. Ati nta n'agakorasi cyangwa agasirimba. Ati reka dati nabyo birambihira rwose. Ati inyigisho zo kugaruka kwa Yesu se kuba ziretse nta na Yesaya nzakujya imbere. Ati reka reka. Ati ibyo twabyumvaga muri Bibiliya. Ati babigisha banzakujya imbere ntimuzabagarure hano. Naho ni umwuka wa Barizirayi wamufashe wo kumenagurwa kw'imbaraga z'iki. Mwarimu namwe bakozi b'Imana mutandukanye, ntabwo jewe mfite ubushobozi 100% bwo kutuma mufashwa. Ngewe muri gicaniro cyanjye Satani ataragisukamo amazi, nawe kiawe kikaba kikiri kizima, hagati yanjye nawe habiteme ryitwa gufashwa. Nibwo mbivuga bikagufata. Ariko niba iteme ryawe ryaracitse, sumaku ntiyafata igiti, ntiyafata ibase, windenganya ntako mba ntageze. Ariko haza undi musaza witwa Karebu utaramenagurika imbaraga, abanyumva banyikiriza haleluya. Ababwiye Yosuwa ati warantereranye wagize akazi kenshi. Yosuwa aramubwira ati nta handi hasigaye uretse Heburoni kandi hari Abanaki. Aramubwira ati nzi igice ziracyarimo njyewe, ndumva zikirimo. Ni nkaho akamara uti Barizirayi afite 80, batiri yabaye dawuni, nta n'indirimbo nimwe imufasha. None wowe ufite 85 wazihishe hehe? Ati nazihishe mu bihe nsengo Uwiteka. Nibyo bintu haramuhamagara. Ati buse nturabireka. Ati shweshweshwe niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nzasezera ku byiza byo gusenga. Iduhuje niyongera kuduhuza, nzababwira ikintu cyitwa ibice bine biba mu itoro ry'akarere. Nabasinzira aba bamenaguritse imbaraga zabera. Bimwe Yehova yaririmbira ngo hari icyo namenye nuko tutazatungurwa n'impanda, umwuka wera azadutegura mbere aba ntazabategura, kuko imbaraga zaramenaguritse. Icyiciro cya kabiri ni icy'abicaye bahora babwirwa batari ko kwicara ku maziki. Aba nabo ntibazamenya amakuru y'impanda ya mbere. Abantu umwuka azategura, kuko Imana itunguranye nk'uko bivugwa, nta numwe muri mwe wabona ubugingo. Abantu umwuka azategura ni abahagaze. Babwirwa ngo nawe uhagaze wirinde n'ababa mu isi y'umwuka. Befeso 2:4 Imana ukora umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo itwicazanya. Ababo biroroshye ni ukorosoro wabyukaga, ntibajya bagushwa na mini, nta kibazo cy'imisatsi bafite, nta kibazo cy'umugore wa kabiri, ntibashaka kambuca, ntibashaka twakonyage. Reka da niyandutebye na za mitsingi. Naho ndiho naho napfa siko nkundwa n'Uwiteka. Aba ntibanagoye, abagoye ni abahagaze, nibazategura mbere. Naho abicaye n'abaryamye, naba ari umuyobozi wamenaguritse imbaraga, impande zavuga ku manywa y'ihangu cyangwa mu gicuku. Naba ari mu iteraniro impande ikavuga nk'uko mukunda kwibeshya ngo impande ivuze twagenda twese. Reka reka azakomeza ayobore, kuko impande ya gatatu yo gukura umutima abantu ngo bamenyeshe ko itorero ryagiye itaravuga. N'ubu uyoboye uzakomeza uyobore, ubwire korari ngo niririmbe. Kandi cyitonderwa, kuko sinyare yo kumenyesha abisi ko itorero ryagiye izaba itaravuga yitwa impande ya gatatu. Korari nibirimo abantu 70, 40 bakagenda, 30 basigaye bazaririmba nkaho bakiri 70.
niba uri umugore utwite umwana akagenda ufite inda y'amezi 8, uzasigara uririmba cyangwa utera amakorasi akabonye mana ugire ngo uracyatwite kandi umwana yagiye, kugira ngo abantu bamenye ko itorero ryatashye. Ni impanda ya 3 yo kumenyesha abisi yuko byabaye, ngo bazamara iminsi mike bariyakiriye bakomeza ubuzima. Kandi nibimwirirwa mubeshya abantu ngo abanyamahanga ngo hari abazacungurwa n'amaraso yabo, no nabo. Nutumvi ya mbere uziyakira urimbuke, kazahita gatega indege gasubire muri Isirayeli. Imana ibafashe kandi bagirire neza. Reka dusenge. Ni ibyifuzo nka 3 nshaka ko dusengera. Icyambere, Imana ikwiye kukubabarira ikintu cyose cyagutandukanije n'Imana kugira ngo igushoboze kwitwara neza kuri marayika wawe. Cya kabiri, abantu bazimye mukitwaza ibindi bintu, ukwiye kubwirira Imana muri aya masengesho. Turi ku itariki ndumva ari 24 z'ukwezi kwa 11. Wiyafata nk'aho ari asanzwe. Izo ni dayimoni z'akamenyero zishe Samusoni, ngo yumvaga ari bwikunkumure nk'uko yari asanzwe agira ate agenza. Yikunkumura ngo atazi ko Uwiteka Imana yagize gute yamuretse. Muri iri terano hari abantu bari bafite imigabane 7. Satani baruma bahuhira bogosha 5, bacungiye kuri 2, ariko utabaye maso ngo wake Imana izindi imbaraga, icyogosha 5 n'ibiri kizayogosha. Icya gatatu, nigena migambi nagambiriye gusorezaho rya Satani yuko ashaka kwica abantu impfu zitunguranye, kandi akabikora mu bapagani gakeya, ahubwo mu bantu basenga agashyiramo imbaraga, kuko arabizi ko 90% y'urupfu rutunguye umuntu ararimbuka. Niyo mpamvu mwibigira akamenyero ngo twasenze amasengesho yo kwishingana, murangiza mubireke mugire ngo Satani yarakijijwe bamubatirije i Nyarugenge. Imigambi ya Satani nubira cyakomeje, by'umwihariko mu nama ibisaha imwe hagati ya saa 9 na saa 10 ku murongo w'ibyigwa haba hari ibintu 5. Muri ibyo 5 haba harimo gusohoza imigambi yose bapanze mu mwaka, kugira ngo umwaka uzajye gushira abo bagambiriye kugusha no kwica babarangije. Soreze ku cyabarindagije nuko muba benshi mukagira ngo nishyire hamwe twajemo. Ngiye nubwo nasengana n'abantu 3,000, ndabizi yuko ubugingo bwanjye ari ubwanjye bwite, ubutabazi bwanjye ku Mana ari ubwanjye bwite. Yesu yaravuze ngo impanda nivuga umugabo n'umugore ntibateranije, umugabo azagenda, umugore agira ate asigare. Icyakora icyo nahawe n'umwami wacu kumenya ni iki, nuko Imana ishaka gutangira ubugingo muri iri teraniro. Urabwakira? Imana igumugisha. Bakorana na ya matsinda, na amatsinda 5, ubundi sinabonye ko nyavuga, ariko impamvu babiteguye izi filimi z'ubusambanyi nuko Imana ire mu muntu yamutandukanije n'inyamaswa, muri we yashyizemo ferium, yashyizemo feri mu marangamutima ye ituma atandukana n'itungo. Hanyuma rero iyo urebye bino bintu 3, izi feri zihita zishira, ugasigara umeze nk'itungo cyangwa inyamaswa, ku buryo ureba umuntu ukumva ntushaka kumurekura, cyane cyane ukumva urashaka kugenda ureba bicaye nabi n'abambaye ubusa. Uyu ni umwuka w'ubusambanyi, ariko Imana ikugirire neza. Abantu basubiye inyuma mu buryo bunaburiya, abanyweye inzoga, abafite inzangano zikomeye. Hari abantu hano banze kubabarira, hari abantu barimo basengera abandi ngo bahure n'ibyago. Hari ibyaha by'uburyo butari bumwe umwuka wera kwemeza. Imana irashaka kuguha ubugingo, urabwakira. Kandi bene data mujye mwitonda, hari igihe umuntu akinisha ubugingo. Abaheburayo 6 ndumva ari 20 na kangahe, akazagera ku rwego acirwaho iteka kiriho. Ukagira umwuka wo gucirwaho iteka kuko utigeze wumva Imana ikivuga ngo wumve icyo yavuze. Iravuze ngo ikuzaniye ubugingo uyu munsi kugira ngo nawe ubwakire. Imana ikugirire neza. Aba navuze haruguru bahaguruka tukabingingira Imana. Bitumara gusengera ndababwira n'abandi dusengera. Haleluya. Ndarimvuze ngo bahaguruka dusenge. Ubugingo Imana ikuzaniye urabwakira cyangwa urabwanga? Haguruka dusenge Imana. Ushaka kwakira Yesu haguruka dusenge. Muhaguruke dusenge, wireba abandi, reba mu mutima wawe, uhaguruka aho uri, twinginga Imana. Waba uri muri kave, waba uri hejuru, uhaguruke dusenge. Aha, reka tubikore gutya. Abantu bahagurutse hariya ruguru mwigira aho ngaho agana hepfo ku nkingi. Abahagurutse mu iteraniro mwigire hano imbere.
mu buryo bwubahirije amabwiriza dusenga. Baravuze ngo nta kibazo mwese muzi abashaka kwakira ubugingo n'imbaraga zo kunesha ibyaha muze hano imbere twihutisha amasaha yadufasha. Ubugingo Imana itangiye muri iri teraniro urabwakiriye cyangwa urabwanze? Ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge ibindi bintu. Uri umunyarwanda, urumva wumva ikinyarwanda, ngwino nawe Yesu akwakira. Iminsi y'ubuzima bwawe usigaranye utazi uko ingana, iba iminsi yo kurindwa n'Imana, kuko imibanire yawe n'Imana ari myiza. Abasigaye mwese muhaguruke. Umuntu wazanywe no gusenga yigire ejuru. Baraza kwihangana, sinavuze ngo abaguye n'abatarakizwa, kuko Imana yambwiye ko abantu benshi baguye mu byaha hano. Ahubwo uhagaze imbere y'iri jambo Yobu yaravuze ngo hinga mpimirwe ku minzani ireshya, akaba azi neza yuko ibice mvuze haruguru atabirimo, azamura ikiganza cy'iburyo. Zamura ikiganza cy'iburyo. Ndongeye ndakubajije mu izina rya Yesu mpagarariye umwanya, uri kumwe nanjye kandi ntabe kure yawe. Ubugingo Imana itangiye muri iri teraniro urabwanze? Uranze wigize nka Kayini? Uranze wigize nka Yuda? Ntabwo ushaka gutandukana na Satani n'imbaraga zitera ibyaha? Muzamure cyane. Umuntu wumva imibanire ye n'Imana ari myiza azamure. Ndabasaba ko abantu mwese muzamura ibiganza. Turacyagutegereje, turacyaguhendahenda. Ngwino wakira ubugingo Imana itanze. Wenda umaze igihe mu rusengero, uri no mu mirimo y'Imana, ariko Imana ivuganye nawe ngo ndashaka kuguha ubugingo. Urabwanze? Urabona kumanuka aho ari kure kugera ku rwego utazi imbere y'Imana ngo wakire ubugingo n'imbaraga zo kunesha ibyaha Imana itangiye? Kuki wumva bitinze? Kuki ukunda kugorana? Imigani 1:23 haravuga ngo hari igihe nawe uzakenera Imana igukine ku mubyimba wagize ibyaha, bizaguseka icyo watinyaga kikugezeho. Kandi amahirwe ntahora, hari igihe amahirwe uzayicuza. Ntabwo twebwe dukorera muri Al-Qaida ngo turagutera ubwoba. Akira ubugingo Imana iguhaye. Imana ikugirire neza, Imana ikubabarire, Imana iguhumura amaso, Imana ikwiteho. Cyiciro cyose ubarizwamo Imana yavuganye nawe, n'amatwi yawe yabyumvise. Ijwi rikubwira guhindukirira Imana niryo ry'Imana ryumvire. Iryo jwi rikubwira ngo guma aho uri kure ni iry'abadayimoni wiryumvire. Wenda wakiriza inyigisho z'ubuntu zivuga yuko Yesu byose yabirangije, intego ya Satani ni ukukurimbura. Iguhaye amahirwe ya kabiri, ongera wihane, ongera wezwe, ongera utungane, ongera ubonere, ongera wakire imbaraga. Kuba warabwirije biramaze, kuba waradiyakoniye biramaze, kuba wararirimbye biramaze. Kuba wararirimbye biramaze. Hari igihe Satani yakwesa imihigo ku buzima bwawe akagusozanya umwaka agukenyuye, ariko Imana irashaka kohereza marayika kugira ngo ahagarare ku bugingo bwawe. Wino wakira ubugingo Imana itanze, dore ko wumva bitinze, dore ko ukunda kugorana. Reka turindire bariya bari kumanuka, hanyuma Pastor Albert asenga Imana, hanyuma turongera dusenga, turongera duhuza umutima, turongera dusenga. Reka turindire n'aba
bayobozi, bakozi b'Imana, bagenzi banjye, intego y'ibi byuma, intego y'izi mvune zo kubaka uru rusengero, intego y'izi migiseri n'aya mikrofone n'amakote twambaye, intego Yesu afite nuko abantu bahindukirira Imana, bakandukurwa mu gitabo cya Satani, bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ngo mu bintu bitera gahunda y'ijuru guhagarara ni igihe umunyabyaha umwe yihannye, ngo gahunda zisa nk'izihagaze, abamarayika bagasanga Yesu bakamuha felicitation, bakamubwira ngo amaraso wamennye ntiyapfuye ubusa, arongeye abyaye umuntu. Mwirinde, hari abantu turi kumwe bafite ibyaha by'ibigugu, bafite ibyaha bishaje, basigaye muri iki gice, basigaye muri iki ngiki, basigaye ahangaha, ariko Imana yarizanye ubugingo. Wakwakira ubugingo Imana itanze. Umuntu wumva twamusengera by'umwihariko basi napfuka amahwari, undi napfuka amahwari, aho uri hapfukame dusenge. Amaraso wavuye, Uwiteka Mana yacu, Maraso yawe Yesu uyu mwanya ni isabune y'abameshe, mwiza. ni isoko yoza Urimo abantu. ureza itorero, urimo ureza umugeni wawe, ijwi ryawe ririmo rirahamagara, ijwi ryawe ririmo rirararika ngo ushaka wese naze. Mwami Mana yacu, ijambo ryawe rimanukiye muri iri teraniro, abari muri rusengero bose bumvise ijambo ryawe, bumvise ijwi ryawe. Aba bapfukamye n'abahisemo neza, aba bapfukamye n'abemeye kuguhindukirira, aba bapfukamye n'abemeye kureka ibyaha, aba bapfukamye n'abemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza wabo, kugira ngo uhindure ubugingo bwabo, kandi kugira ngo ubeze. Amaraso yawe abatunganye, amaraso yawe abakuru kwandura kose, abakuru gukendwa kose, kubw'ibyaha bakoze byababaje umutima wawe, kubw'ibyaha bakoze byagutandukanije nawe, kubw'ibyaha bakoze byatumye hagati yawe nabo haboneka urusika rugutandukanya nabo. Uwiteka Imana, bababarire, ubeze, ubatunganye. Amaraso yawe Mwami nabeze. Ijambo riravuga ngo naho ibyaha byacu byaba bitukura tugutuku, biravangura byeza bihinduka umweru. Turabasengeye, turabingingiye, tubatuyeho amaraso yawe, tubaturiyeho gukira, tubaturiyeho kubahoka mu izina rya Yesu. Ubabohore iminyururu yari ibagose, iminyururu y'ibyaha, mu izina rya Yesu. Ubabohore, ubakureho Mwami urubanza rw'ibyaha n'urubanza rw'urupfu, bakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Bahindura abaraga b'ijuru, bahindura abana bawe, bazabona ubwiza bwawe, bazabona ineza yawe, bazabona gutabarwa. Yesu, bamuzahamagara itorero Imana yawe ivuze, bagahindurwa. Yesu, abangaba turabasengeye, baho ubugingo buhoraho, bahinduka abana bawe. Tubasaba imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zo kunesha ibyaha. Tubasaba imbaraga z'umwuka wera, zibaha guhinduka, zibaha kwitandukanya n'isi, zibaha kwitandukanya n'inshuti mbi. Imbaraga z'ijuru Yesu zururukire mu mitima yabo, kugira ngo bakire gukira, bakire gutabarwa, bakire kubohoka. Urakoze Yesu kubyumvise, ni mu izina ryawe tubisabye, amen.